Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi ba Jeune Official, aho mutwumva muherereye, nizere ko weekend yagenze neza kuri mwe bwese mwahisemo gukurikira Jeune Official. Tubahaye ikaze muri amakuru yo ku munsi wo kuwa mbere, turi tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Turazindutse rero n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse mu makuru, tukatugarutse rwose kugira ngo tubagezo amakuru agezweho, akaba ari amakuru y'ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri East Africa, ndetse yewe tukaba turi buze gusimbukira no mu yindi migabane igiye itandukanye. Muri iki gitondo rero utwumva amasaha mu gitondo, reka tukwifurize igitondo cyiza. Wowe rero utwumva amasaha nyuma ya saa sita, tukwifurize igicamunsi cyiza, ari nako kandi rwose tukwifuriza umugoroba mwiza kuri wowe utwumva mu masaha y'umugoroba. Hanyuma rero amakuru yo ni kwa kundi n'ubundi tuba twibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Nyuma rero muri aka kanya nkubwire ngo rwose tukuzane amakuru agezwe ndetse akomeye cyane. Amakuru yacu akaba agiye kugaruka n'ubundi rwose muri access zigiye zitandukanye, dore ko harimo haravugwa intambara, harimo haravugwa imirwano ikomeye cyane, ndetse we amakuru akaba rwose arimo aremeza ko bamwe mu basirikare bakomeje kugenda rwose bajoininga bakava muri FARDC bakinjira muri M23 nyuma yuko CCRF irangiye, bigasa no rwose urugamba rugiye kongera kwambikana. Waramutse neza sina makosa, amakuru yawe? Amakuru ni meza fighter. Bwakeye neza rwose. Amakuru ni meza, nta kibazo rwose. Ndabona rwose uwitwa Maguruwari nawe yakiriwe hano muri stade, muri stade rwose nkuru cyangwa se hano muri za Rucuro. Turaza kugaruka kuri inkuru, urabona ko already video yamaze kungeraho. Byari ibyishimo cyane. Uyu mugabo ubanza ari kizigenza wa muntu, uyu mugabo ubanza ari kizigenza, ndabona bamwakiriye nk'abakira rwose nyakubahwa, kandi burago ni umunyamakuru, ariko urabona ko bamwakiriye rwose. Amakipe yabanze nje kwiyerekana hariya muri stade ya hano bita ngo ni Mwami Ndezi rero hano muri Rucuro, bakabakiriye uyu mugabo Maguruware. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho, turaza kwigarukira muri iki kibaya, turebe muri uyu mujyi wa Goma abihagaze bite. Byose rero nta makuru tugiye kubagezaho, ariyo mpamvu kubwira nti nyaboneka ntuje kure, icare rwose tukwigerezo amakuru, dore ko byinshi twatuje. Sino ubundi wowe wazanye iki? Turahera ahangaha mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma rwose ntabwo ibintu bimeze neza n'akana gatoya, bitewe na ya insecurity igiye iurangwamo. Aha muri iki kibaya wenda ikindi kintu nibagiye kubwira abantu turi bugarukeho, nuko hari abasirikare bagera kuri 12 bamaze kujoininga M23. Ese bajoininze bimeze bite, byagenze bite? Amakuru yose ndayabazaniye gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo nituvrava ahangaha muri Goma twinjira ahangaha muri Zabeni. Umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri ntara ya Ituri nuko bidasubirwaho yamaze kugera muri M23. Eteso musirikare ninde, ameza ate, abungu bari hehe? Turaza kubabwira. Turasimbukira Minembwe muri ya misozi ya Plateau, ibintu byafashe indi ntera. Turasimbukira yewe ahangaha muri Masisi naho ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba. Yewe Minova turasimbukirayo, FDL naho zamaze gukandagirayo. Ese zaturutse he? Ese zazanywe n'iki? Ibi nabyo turaza kubivugaho. Turasimbukira yewe ahangaha muri Kinshasa naho ngo nuko harimo abantu bakomeje kugenda bamagana ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Ese ari kubwamagana bitwaje iki? Ese bo n'abantu bwoko ki? Aba nabo turaza kubareba abari bo. Yewe na za Bukavu turasimbukirayo, ya system fighter twavugaga nuko rwose system yabaye system, ibyi system nabyo turaza kubigarukaho. Yewe turasimbukira na za Rubero naho ntago byifashe neza, nuko ibintu bikomeje kugenda biri kuzamba. Yewe no mu Burundi turageraho turebe ukuntu imbonera kure zimeze, ukuntu nazo ziri kugenda zigumura zivuga ati nyaboneka ibintu dukomeje kugenda duhurira nabyo muri Kongo ntabwo ari byiza, gukomeza kugenda mutwerekayo ibi nabyo tugiye kwigumura. Fight byose tugiye kuza tubibasasanurira. Yes, nta makuru rwose tugiye kubagezaho.
hano kuri Ejene Official icyo usabwa ni kwa kundi ni ugushyigikira umuyoboro Ejene Official. Kuwushyigikira nta kundi ni ukureba ko wakanze kuri subscribe waba utarayikandaho ugafata ako kanya k'amasegonda atarenze 5 rwose ukaba umaze gukanda kuri subscribe, hanyuma rwose inkuru zacu zajya zihagera ukaba mu bimbere kuzibona. Ikindi rero iyo ukoze like ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu, icyo isobanuro cyabyo nuko abantu rwose nawe hari abantu uba wemvise cyangwa se utumiye kugira ngo bajoininge umuyoboro wacu, bityo rero bigatuma n'ubundi dukomeza kugenda twaguka. Niyo mpamvu rero buri munsi tuza tukavuga tuti nyaboneka kanda kuri subscribe niba utarayikandaho, hanyuma kandi wibuke gukora like ndetse na share kugira ngo dukomeze kugenda duteza imbere uyu muyoboro wa Ejene Official. Sina makosa ngira ngo turahera mu nkuru ziremereye cyane, ntabwo turi buze guhera mu nkuru zigenda gato cyangwa se inkuru ntoya cyane. By'umwihariko duhere muri izi nkuru z'abasirikare barimo kugenda bava muri FARDC bakerekeza muri M23 nyuma yuko tubona cyangwa se bigaragara ko urugamba bisa naho rugiye gukomera nyuma y'igihe gito, bitewe nuko impande zombi zamaze kwitegura byo ku rwego rwo hejuru. Zamaze kwitegura ku rwego rwo hejuru, ariko abanyabwenge cyangwa se bari kugenda bareba icyo twita ibimenyetso mu Giswahili twita dalili, urumva bamaze kugenda bakuramo akabo karenge. Dalili ubwo subwo none dalili ni Igiswahili harya dalili ubwo babyibye ku Cyongereza byitwa ngo deriyo cyangwa dalili ni ibimenyetso. Riri burani n'ubundi riri nukuri urumva ubwo naho abantu bagiye bareba ibimenyetso bigaragara ko hano imbere hagiye kuba urugamba ruremereye, urumva batangiye gukuramo akabo karenge. Ngiye kuza hano mu kibaya mbabwira uko bihagaze, nyuma uko Sina makosa agiye kubabwira undi muntu wari umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Ituri wamaze kujoininga M23. Nanjye ndaje mbibwire mu kibaya 12 bamaze kwinjira muri M23. Ni byabaye kuri uyu mugoroba washize wo kuri uyu ni dokiri muri umugoroba wo kuwa tariki 28 turi kwinjira muri 29. Sina makuru ko ari yo nkuru tunaheraho, ndabona njari naho nkuru ishyushye ngaho twinjizemo sasa. Yes, uyu mugabo bamwita Mapi Zaire. Uyu mugabo akaba harya nagoye ni foto y'idi. Foto ndayifite. Uyu mugabo akaba yari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC mu ntara ya Ituri. Uyu mugabo rero bidasubirwaho ubu ngubu fayita ari Bunagana. Yamaze kugera Bunagana. Bidasubirwaho. Aba bayobozi bakuru n'ubundi iyo baje bahita babanza. Hari abahita bajyanwa haraza Cyanzu, hari abahita bajyanwa nyine harakukose. Ariko abayobozi bakuru bo bahita bajyana hano za Bunagana bakabaha ikaze. Urumva ko mu by'ukuri niyo nawe bahise bamwerekeza. Fayita rero ni nyuma yuko muri iyi ntara y'Ituri hakomeje kugenda habisibaniro. Navuga yewe ADF iriyo, Wazalendo bariyo, FARDC iriyo, UPDF iriyo, harya undi kode kwiriyo, urumva nyuma yuko avuze ngo rero uru ruvange ruri ahangaha kandi bose ngo wareba ugasanga bakubiye mu kintu kimwe. Urumva iki kintu bose bakubiye mu kintu kimwe cyo kuvuga yuko uwo barwanya ari M23 kandi bareba ugasanga hari izindi nyeshyamba ziri muri FARDC bo batari muki batarimo bo kandi M23 itagize ute itarimo bakaba batese ni gute nyeshyamba zijya gufatanya na FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa kurwanya undi mutwe ubarwanya. Ati ibi bintu harimo ibintu bidasobanutse. Urumva uyu mugabo rero akaba yafashe icyemezo cyo kuba yareka ibyubahiro yari afite, yareka ibyo yakuraga byose agahita joininga M23. Uyu mugabo impamvu harimo barajoininga Sina makosa kino cyo tugomba kukigarukaho nuko bamaze kubona ko M23 nta mikino kandi no igiye kuza ifinishing ibintu igiye gusoza ibintu hakiri kare, akavuga bati rero ntabwo turakomeza kuba ku ruhande rubi, uruhande rudafite icyo rurwanira, uruhande ruri kugaragaza rwose rudafite n'imbaraga nabyo tubyongereho uko twongereho ko iyo FARDC iza kuba ifite imbaraga bari kwihangana n'ubundi bagakomeza gutona bakayibamo bakavuga ati nta kundi kuko urabyibuka ko hari n'abaturage hano mu nkambi bajya banga gutaha hano muri babadeplasa bakaba bati se nidutaha M23 bikongera bikanga tuzaba bandi igatsira. So rero birashoboka kuba aba bagabo nubwo bari kuyinjiramo yego nibyo bazi ko M23
ibyo irwanira ni ukuri ndetse nabo banifuza kuyifasha pe. Ariko tunongereho yuko ikindi cyitanyamukuru cyangwa se iyindi mpamvu runaka nuko na M23 igerageza kurwana indwanije ni gatsinda. Bivuze ngo intego bashobora kwiha niwe wagize papasi bakavuga bati tugiye gufata umujyi wa Goma cyangwa se tugiye gukura ubutegetsi bwa Gisekedi. Baravuga bati nta gishobora kuba cyabahindura cyabasubiza inyuma bitewe n'ibimenyetso bagiye batwereka birimo kuba mu by'ukuri bafata ibice bigiye bitandukanye. Gisekedi ntako atagize yarakubise hirya no hino bikanga, bakavuga bati rero aho kugira ngo tugume kuri ikipe itsindwa twakwigira ku ekipe irwanira ukuri kandi ikabinatsinda. Rero niyo mpamvu urimo urabona abasirikare bafite amapeta akomeye cyane bafite n'inshingano zikomeye cyane muri FARDC, ukajya ukabona Sina Makosa barimo barigira muri M23. Uvuze ngo umuvugizi abantu benshi bura baravuga ati se hari ukuntu abantu benshi bari bazi kwitwa Njike Kayiko Guillaume ndetse n'uwitwa Sylvain Kenge aribo bavugira FARDC. Aba buriya buri wese agira intara avugira. Njike Kayiko avugira hano Kivu y'Amajyaruguru, Ikenge we ntekereza ko avugira igihugu cyose, ni umuvugizi wa FARDC mu gihugu cyose. Ubwo rero uwo uvuze nuwa Ituri, n'uw'intara Ituri bamwita Mapi Zaire. Ubwo rero urumva ko mu by'ukuri niba uyu yamaze kuhagera, aba basigaye nabo barasigara bari kwibaza, kandi ni ikintu cyiza ku ruhande rwa M23 n'imbaraga ziba zikomeje kugenda zinjira. Kandi Sina Makosa iyo umusirikare nk'uyu nguyu yinjiye ari mukuru yari afite n'inshingano muri FARDC, ibi bikebura mu by'ukuri n'izindi mpande cyangwa se n'abandi basigarana bari kuva bati ariko uyu nguyu ko yari afite inshingano, yari afite icyubahiro, akaba ajoyininze iyi M23 ayikunzemo iki niki gitumye asiga icyubahiro ko yari umusirikare ufite amapeti bateraga isari wetendingaga izi nama za Kinshasa n'iki byose. Uyu mugabo ni iki gitumye ajya muri M23? Bikabasigira homework, devoir, bikabasigira devoir yo kuba natwe rwose reka dushakishe turebe impamvu nyamukuru yabasanga bagasanga icyitani cya kindi cyamujyanyemo, nabo bakavuga bati reka natwe noneho duhite tugira gutya tujoininge uyu mutwe wa M23. Ubwo rero bakavuga bati Sina Makosa reka natwe tujoininge M23 twifatanye n'abandi mu by'ukuri gukora iyi ngoma ya Gisekedi usa naho yamaze gusa naho rwose azambaguza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Hanyuma Sina Makosa rero ntabwo ari uyu musirikare gusa wa joininze M23, kuko nyuma yuko hano muri iki kibaya ubwo ndavuga no muri Nyiragongo hakomeje kugaragara umwuka w'intambara ushobora kuba cyangwa se intambara ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Amakuru angezo muri iki gitondo ndimo ndagenda ntohoza, ndimo ndakura hara, ndimo ndakesha drone zacu ziri hariya, nuko abasirikare bagera kuri 12 ba FARDC bamaze kujoininga biri official M23. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ngo ese aba basirikare ba joininze M23 gute byagenze bite? Ariko manze mukande like ndetse na share. Abatarakanda subscribe namwe muyikandeho, kuko tugeze muri wa mwanya w'inkuru ziremereye cyane. Kuzinjiramo rero nuko nawe uba ugomba kuba ushigikira umuyoboro ugakanda subscribe niba utarayikandaho, niba kandi wanarayikanzeho ugakanda like ndetse ugasharinga iyi nkuru kugira ngo utumire n'abandi, bityo uzaba uteye inkunga umuyoboro wa Eugene Official mu buryo bukomeye cyane, kuko uzaba uwufashije kwaguka. Niyo mpamvu tukubwira tuti nyabuneka jya ukunda gusharinga inkuru zacu kugira ngo n'abandi baze. Sina Makosa ku mugoroba w'ejo nibwo hari abasirikare bagera muri 12. Urabizi ko njya nkubabwira nkababwira hano muri iki kibaya habamo uburyo kibarindamo cyangwa se buri mpande zifite ahantu zigenda zirindira mu cyo twita ngo ni muri ambush. Narababwiye nti ambush baba barebana nibura hagati yabo ubwabo haba harimo metero nka 200 zonyine. Umusirikare wa M23 ushaka ko ari muri ambush hanga ambush barubatse indaki nicyo bita za communication. Noneho akaba arebana n'uwa FARDC nawe ari muri communication yo muri metero 200 kuri kote yabo.
narabwe n'abasirikare basaba bari n'ukuntu rwose babyabacanze bakaniganirira bakoresheje umunwa urumva ko ntabwo baba bari kure cyane barimo bararebana bakanatukana ariko bitewe nuko ntabwo bari mu gihe cy'urugamba ntabwo bashobora kurwana igihe umwoto batarafungura umwoto ntabwo barwana ariho handi twagiye twumva FDLR ngo bazamutse ngo niba baragiraga ngo abo bahungu ba M23 ngo basinziriye ngaho ngaho muri communication bakiyahurayo ubundi ukumva ngo babatsinsuye M23 ubundi kagira iki kabatega kanyobwa ikagaragaza ko communication itazirimo no bakazamuka kumbi yagiye kwihisha yibera ahantu kereke pare bagira ngo baravuye muri communication baradivansinze ikazi kabarasika bakoramo umusiri nababwira ko ku munsi w'ejo igikuba cyacitse igoma ndetse no muri iki kiba bari kudipolowingamo abasirikare benshi cyane ku bwinshi ariko mu bo bari kudipolowinga barimo baradipolowinga abasirikare hari n'abandi bafite gahunda zigiye zitandukanye ejo bafata abasirikare 12 ubwo ni section iburaho babiri gutyo barabwira bati nimwe muri bujye muri ambush ubwo birumvikana mu masaha nimugoroba zari ambush za nimugoroba ngati nimwe murajya muri communication mugenda munacunga umutekano mukora utuntu tw'udupatruwe hanyuma no aba bagabo bashyizwe muri ambush bategetswe kujya muri ambush kumbi ubayoboye bari bamaze iminsi yo bikinira iyo karita yo kuvuga ko nibabona uburyo cyangwa se nibabona opportunity bazahita bagira bate bazahita bajya muri M23 ndetse bakaba bari baramaze no kuvugana n'ubuyobozi ibukuru sinema ko hari n'abari kuva mu kukosi abari kuva ku kosi iyo za Kamina iyo muri za iyo hepfo za Rubumbashi hari abari kuva mu myitozo bakeneye guhita bajoininga M23 impamvu ubwo bari gushaka kujya muri M23 bavuye hari mu myitozo ubundi ngo bazi yuko ngo iyo nibava hari bavuye hari abafite bavuye mu kosi barakuva igitona bagahita bigendera ntabwo ngo kwa mu makuye gatatu ngo bizabafata imyitozo myinshi cyane oya ntago ari myinshi cyane nk'amezi 3 cyangwa 2 rero rwose bari kuva hariya baberebaho bigeze donc bajya hariya bajya mu myitozo hariya za Kitona za Kitona iyo ngiyo bareba ibyo bari kubabwira n'ibiri kuba bakabikurikirana gutyo bakaza bagasanga mu by'ukuri n'ubundi ibyo bagiye niba bari kubabwira ngo bagiye kurwanira igihugu urabizi umusirikare urimo aratozwa ari kutozwa avugirwa ko agiye kurwanira igihugu agiye kurwanira abaturage yajya kureba ibikorwa uruhande ariho birimo birakora agasanga ntabwo birwanira abaturage ahubwo ibyabo ni ukwica abaturage swat umaze kumwigisha ko ari kurengera umuturage ari kurwanira umuturage akibuka mu makaritsa avemo ibiba akareba kote ya M23 n'uburyo irwanamo agahita challenge yo mu mutwe already akiga ariko ari kuvuga ati nyamara twarayobye pe ubu maze kumuha amahugurwa agasanga ibaze gutanga amahugurwa ibyo uvuze agasanga nta kintu na kimwe kigaragaza ko ubimerita cyangwa se ko ibyamwigishije nta na kimwe wubahiriza rero bari guhita bavuga bati kamambaya mbaya bagahita bigira sinamako bakaba bati twarayobye ariko nta kuri nitubona opportunity no guhita twigira muri M23 urumva abarongo mu by'ukuri bajoininze bigenze bite bagiye muri ambush hano mu kibaya ariko ngo bakaba bari baramaze kuvugana n'abakuru ba M23 ndetse zabonaga na pana kuvuga ngo turavuganira kuri tere bakimara kujya rero kuri patrouille uwari ubayoboye n'amazina nshobora kuzanya bazaniye uwari ubayoboye yahise atanga message ibukuru abwira icyama cya M23 ko hari amahirwe abonetse kandi ashobora gutuma akamanukana n'abasirikare bagera kuri 12 bamanukanye muri ambush nta kiriro telefone yahise iva ku hotel Queen ubwo ndavuga muri biri harazabunagana ihita ihamagara hari muri iki kibaya hano kwa Ekotango ibabwira ko hari abasirikare bagiye kujoininga kandi ko barimo bararebana aho ngaho muri ambush zabo aho barimo bararebana
n'aba M23 bari muri ambush. Uwitwa 71 niwe bahise baha iyo mission yo kujya kubafata, kujya kubakira 71 yahise akumanukira n'abasore be, afite buranga abasore babizerwa bagera muri 5. ngabo ngo barakubita ukagira ngo ni batayo, abasirikare 5 barakwata ukagira ngo ni batayo. Yahise akumanukira rero, agezemo hepfo, abari muri communication arababwira ati mwitegure mugiye kwakira abashitsi. Noneho ikintu cyahise kibaho, bahise bababwira ngo imbunda bazivanyemo magazine bazimanitse, bayifashe bayimanitse. Urumva? Ubwo nta kindi bahise bakora, nabo bahise baba nk'ababitarura, abandi nabo baraza ku neza 12 baza polampola, baje polampola, katono malembe katono mpaka na Mirembe. Urumva bageraho mese mu by'ukuri nta kibazo, mu mahoro, nta gutera imvururu rwose. Bahita bakuraho nyine ibyo bikoresho, barabadezaruma. Bamaze kubadezaruma bahita babazamura. Ubwo muri make icyo nshatse kubabwira niki, ambushi za FARDC zarayemo ubusano muri iki kibaya. Nuse naba gusaba bari bapanze, nabo bari bajemo kuko barasimburana, barabadirishanya. Noneho abangaba bamaze kubabura ku mirongo kuikorana, kuko ibyombo byabo byo bari babizanye M23 yabyumvirizaga. Iri kumva ukuntu hari kuvugana hano muri iki kibaya, bari kwago ko mutari kudusubiza byabaye ubuhoro. Barabura, abandi nabo batinya kwataka ngo bajye kureba ibyabaye. Urumva? Hazi bagenzi bacu bigenze bite? Bakabona ntabwo bazi icyabaye, batinya kujyayo. Icyombo abandi bakabasubiza ngo ibintu bimeze nabi, nako neza. Kandi kanya bagira ibyo bababaza ntibabyumvikaneho. Bati none ko tugiye kuza kubasimbuza bimeze bite? Ibintu bimeze neza. Burinze bo bakiraho, barinda bagera iyo bagera. Izi ambushi bagiye hagera basanga zirasamye. M23 no ntabwo yigeze ijya muri zo ambushi zabo ngo kuko ngo zivemo ngo abandi ngijeyo, ahubwo yahise yo ikomeza n'ubundi gukavaringa ambushi zayo. Irekabo nabo bakomeza mu by'ukuri kugira gute, kwizera ko ibintu bimeze neza kandi bitameze neza, kugeza ubwo muri iki gitondo babyutse bakabona n'ubundi ya section yari yagiye muri ambushi ntabwo igarutse. Urumva ko abandi basirikare bagera kuri 12 hano muri iki kibaya bamaze kujoininga. Ni mu gihe ku rundi ruhande umwuka w'intambara hano hantu urimo urarota, sinzi uko biri buze kugenda. Sina makosa, ibintu ntago byoroshye uyu munsi. Sina makosa, banza ucishemo indi nkuru imwe yawe nawe, hari igihe njya mvuga izanjye nkazimarayo zigashirayo, wewe utarazivuga ugasanga rwose. Ariko n'ubundi numva nanazivuga, ubundi nkazaba nanashakisha utundi tu breaking news. Nukuvuga ngo ndagira ngo tuvuge no ku nama iri bube ku munsi w'ejo. Iyo yo twaza kubivuga, reka tumanze tubakuta izi updates za hano muri Minembwe. Minembwe mwira misozi ya Ho Plateau nuko fayita urugamba rwakomeje gufata indi sura, ndetse abarundi ubwo ndavuga zambonera kure bakaba bakomeje kugwa muri uru rugamba. Ni imirwano yahuje FARDC ndetse ubwo nabambari bayo, ubwo ndavuga abarundi Wazalendo, Maimai ya Kutumba, bagaba ibitero kuri uyu mutwe wa Twirwaneho ukuriwe na Makanika. Urumva? Ni nyuma yuko rwose ngo abarundi bumvaga yuko bagiye gukora icyo bita operation yo guhiga Makanika ndetse na Red Tabara mwabira bice, ngo dore ko Red Tabara ngo rwose ifitanye imikoranire myiza ngo n'abavandimwe batwirwaneho yewe na Maimai birozi bishambuke. Ejo rumwe misozi ya za Minembwe bitazaho Plateau ngo hakaba harabaye urugamba ruremereye, urugamba rwose rw'injyana muntu rwahuzaga FARDC ubwo n'abambari bayo bagaba ibitero kuri Twirwaneho. Kaba ari urugamba rwahuzaga iyi Twirwaneho na FARDC ndetse n'abambari bayo fighter. Ariko ngo ikintu cyaje kuranga uru rugamba nuko nibura abarundi bagera muri 6 baje kwasiga
ubuzima, ku ruhande rwa FRDC hagapfa bagera muri 3, ye ku ruhande rwa Wazalendo hagapfa bagera kuri 4. urumva fighter ni urugamba ngo rwari ruremereye, ariko ku buryo ki ngo uwo bita uyu mugabo rwose makanika ngo ni urugamba yari yiteguye 100%. makanika majashi ngo kuko ni urugamba yarazi yuko isaha ku isaha ashobora kuba yagabwaho igitero. None ngo hano muri misozi ya Zaminembwe ho plateau urumva ndetse na hano za Rurambo n'ahantu ngo hari amazi iminsi horezwa abasirikare benshi cyane ariko biganjemo abarundi. Ejo fighter ngo urugamba rwari indyankurye, ejo rwari imberenge. Ni nyuma yuko nidusubira inyuma turasanga ngo uramu waruse nk'akuriye twirwaneho yaje gufatirwa ibihano nawe muri abanyamuryango ba AFC baje gufatirwa ibihano na leta ya Kinshasa. Ariko mu bafatiwe ibihano makanika ntabwo twigeze tumwumvamo. Numva iki kintu ubwo rero makanika nakaba abwira abasirikare ati namwe mukoresha ibishoboka byose, kugira ngo aho dufite natwe ntihagire icyo tugira ute, ntihagire aho dutakaza, tube nka M23 uko bazi yuko M23 nta hantu itakaza. Urumva baga bati natwe rero ntidutakaze umwimerere wa AFC wo kuba hari aho twatakaza. Ni nyuma yuko ngo ari babagabye ibitero bagira ngo ubuce bumwe na bumwe bagiye bigarurira babe babubaka bujye mu maboko ya FRDC muri rusange. Dore yuko ahangaha muri Zaminembwe nibura abo mu bwoko bw'abanyamurenge usanga bose begamiye kuri twirwaneho. Urumva ariko hakaba hariho n'abandi batari kuri twirwaneho ariko begamiye kuri Nyamusaraba. Urumva begamiye kuri Nyamusaraba babandi bita Tugumino. Urumva nabo ngo nabanyamurenge ariko bo nibura baterwa inkunga na Masunzu. Urabizi Masunzu akora muri FRDC kandi ni umunyamurenge, akaba ari babanyamurenge barwanya bene wabo kuko batabyumva kimwe. Dore ko ngo n'Unyamusaraba rwose nawe abasirikare be harimo Gumino nabo ngo bari bitabiriye uru rugamba rwo kurwanya makanika. Dore yuko ngo babyiye Gumino yuko urumva fayi nibaramuka batsinsuye twirwaneho uyu mugabo Nyamusaraba ngashobora nawe kuzahabwa amapeta atari makeya. Urumva iki kintu ubwo rero hano rwose muri Zaminembwe ndavuga za Ho Plateau ndetse na za Rurambo ibintu ntago bikomeje kugenda biba byiza, dore ko imirwano yo yakomeje gufata isura. Ni nyuma yuko rwose mu minsi ishize ariho wari wavuze yuko ngo inka zari zarahungiye mu bice bimwe na bimwe zagiye zigaruka muri ibice bya Zaminembwe. Urumva ko tene intambara rero yongeye kurota muri rusange. Sina amakosa rero ngira ngo twavugaga ku nkuru y'uyu mugabo ni Paluku rwose wamaze kujoininga umutwe wa M23 donc yamaze kujoininga, ahubwo ubu ikiriho nuko uyu mugabo bamwakiriye rwose bakaba bamwakiriye kuri stade yitiriwe umwami Ndezi. Uyi stade rero niyo bakiriyeho uyu mugabo Paluku. Uyu mugabo rero sina amakosa Paluku Magloire numwe mu bagabo bavuze mu byukuri impamvu ya joininze AFC M23. Yavuze ati cyangwa se uyu mugabo mu kwiyunga kuri Fleuve kuri Alliance Fleuve Congo bivugwa ko uyu munyamakuru ari umuntu ukurikiranira hafi ibya politike y'iki gihugu cye. Yanatangarije abari barahako impamvu nyamukuru yaje hano yiyunze cyangwa se yaje muri M23 ari ukugira ngo bafatanye bakureho ubutegetsi bw'igitutu bwa Antoine Felix Tshisekedi. Avuga ko ngo yarebye abantu bafunzwe cyangwa se bagiye bafatwa bazizwa ubusa urumva bagafungwa, areba urumva ngo abagenda bapfa bishwe n'abasirikare cyangwa se n'igisirikare cy'iki gihugu cya Kongo hano mu mujyi wa Goma, areba uko umuturage wa hano muri uyu mujyi wa Goma abayeho,
ndetse anareba na bano bakuwe mu byabo bahangayikiye hano mu nkengero z'umujyi wa Goma, areba ibinyamakuru cyangwa se abanyamakuru badashobora kuba bavuga kuri izi nkuru kugira ngo barebe ko hari icyakorwa. Ageze aho ngo agahinda karamwica, aravuga ati reka mpitemo kujya ku ruhande rwa M23 mbona uko nzajya mena iyi miceri. Uyu mugabo bura ntabwo yabonye ko twe tuba twafashe hasi hejuru mugabo twe ntabwo aba tubona kweri. Amakuru avuga ko kubera ishaka rya uyu mugabo avuga ko ngo yabanye cyane na Laurent Desire Kabila, akaba ndetse yaranamuherekeje mu ntambara yose ya AFDL nk'umunyamakuru. Kuva icyo gihe ngo yafashe icyemezo cyo guhugura urungano rwinshi rw'abanyamakuru, abanditsi b'ibitangazamakuru ndetse n'abanyepolitike mu miyoborere, umucyo n'itumanaho. Urumva ko we akimara kugera kuri iyo ntego, urumva ari yamaze kuba ubundi muntu wo hejuru, ntabwo agomba kujya arirwa ari kurwanira inkuru n'aba Sinamakosa, wahise atangira kubahugura. Amakuru avuga ko kubera ishaka ryo gukunda igihugu byari muri Magloire Paluku, byatumye abategetsi ba RDC bamureba nabi, ariko cyane ngo byavuye ku kuba rwose haragiyeho ubutegetsi bushya bwa Tshisekedi atashatse gukorana nabwo bitewe n'ibyo bwakoraga bitari byiza. Hanyuma ngo ahitamo guhita ajoyininga AFC, noneho bihita biba ibindi muri rusange. Magloire Paluku avuka i Butembo. Magloire Paluku ni umunyabutembo wa, avuka i Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Inyandiko dukura ku mbuga nkoranyambaga zerekana ko yavutse ku ya 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'igihumbi 1966. Arashaje, ntabwo akiri umunyamakuru, n'umunyepolitike kabisa. Amyuka yabona ntabwo ashobora kurira ya misozi di. Oya ni ugukorera hamwe, cyangwa se akaba ayoboye nk'ikigo runaka. Ngo icyo gihe icyo yavutse kandi ko yakuriye muri aka gace ka Butembo, usibye kuvuga ko yavukiye i Butembo, ziriya nyandiko zinavuga ko yize mu ishuri ribanza rya Virunga riherereye aho muri Butembo. Nguwo rero Magloire Paluku wamaze kugera muri AFC M23. Abonye Bertrand Bisimwe mu uniform noneho yambaye yamaze gutamikamo pe. Tubwire yawe mpite mvuga kuri ya nama sasa. Fighter rero urumva yuko nyine bamaze kumwakira kuri stade Tata Mwamindeze hariya Bwoni, hariya za Rucuro. Umva nyine ko yakiriwe nk'umunyamuryango mushya wa M23, rwose bakaba bamwakiriye muri uyu muryango. Turasimbukira Minova rwose FDL naho zamaze gukandagirayo. Atese zakandagiyeyo ziturutse hehe? Ni nyuma yuko hano rwose abarundi barashimashimye birananirana, FARDC irwana umuhenerezo biranga, wazarenda usibye kwirwa bari kujya kurya imineke hirya rwose za Chade na za Chadoto na za Buzi na za Burenga, hariya rwose bijyanye n'imirwano byo byarabananiye. Noneho bifashishije FDL zavuye muri Numbi. Izi FDL ngo zikaba zubatse icyo twakwita nka defense cyangwa se ibirindiro aho bita Nganga rwose murahazi. Abantu batazi biriya bice ni ukuvuga ngo nibura kuva Nganga werekera hariya za Bwerimana Fighter
ku maguru nibura ugomba gukoresha iminota 40. ni iminota 40 ku maguru. Urumva ko atari kure cyane. Izi FDLR zikaba ziri ahantu bita inganga. Nganga. Nganga Buganga. Ni Buganga. Iyi Buganga ni mu nkengero za centre ya Minova. Ntabwo ari muri Minova centre. Ni mu nkengero za centre ya Minova. Abangaba nabo ngo bakabazanywe fighter ni muri bwa buryo bwo kugira ngo barebe yuko uyu muhanda wafungurwa. N'uyu muhanda wa Minova Sake ni nyuma yuko M23 yamaze kufunga, ariko nyuma yuko cyo nkundira M23, nyuma yuko M23 imaze kumenya yuko rero papa si yaba ari ukuza kugira ngo bafungure uyu muhanda, nayo yamaze gushyiramo ubwirinzi buremereye cyane kugira ngo uzahirahira yinjira muri uyu muhanda rwose azahure n'uruva gusenya. Izi FDL rero imbone yangire hariya rwose ikaba yampaye aya makuru mu masaha ya nimugoroba bwari bwije. Wambwira ati ese wamaze kumenya yuko FDL zaje? Wambwira ati ese FDL mwabirabice ko ntazo narinzi haza Minova ko nta FDL nari nsanzwe mpazi. Wambwira ati bavuye aho bita Numbi rwose, Numbi muri territoire ya Karehe Bunisidi Kivu yose. Ariko amakuru fighter naje gukurikira nuko ngo baje hano muri Numbi baturutse kure, bari baturutse ntago iyi Numbi ariyo bicaragamo. Oya, ahubwo ngo bari baturutse bita za Kadasomwa. Niyo hirya za Kinono, ni kure cyane. Urumva? Ngaha za Kadasomwa na ahantu FDL zageze zirahaba, ariko zo ntizijandika mu bijyanye n'imirwano cyane. Ahubwo bageze barahinga barorora. Urumva? Bo nibijandika mu bijyanye n'imirwano, kuko ufashe izi za Kadasomwa na za Gatoyi na ahantu hateganye. Urumva? Kandi haza Gatoyi hari abo bita abatembo fighter. Umutembo wese abafite imbunda. Buri mutembo wese hari uzanye ibintu by'imikino baragushwanyaguza vibaya sana. Bageze muri ibi bice rero babonye uko nibaza n'ibintu by'imizozo cyangwa bakazana ibintu by'ibisirani. Urumva? N'ibintu by'ivogonyo nkarira bari barazanye muri Rucuro, abatembo bashobora kuzabagwa nabi. Barice baratuza. Urumva? Ubundi mwabira bice abatembo nibo usanga badominye. Buri mutembo wese ubundi nuko ubu ngubu bafite za SMG bakagira za machine gun za Kalashnikov, ariko mbereho bagiraga izo bitaga za calibre 12. Urumva? Ya calibre 12 ni imbunda ishobora kurasa ukagira kurasa amagorori. Bino abantu bakunda no kubirindisha amabanki, nabonye bikunda kurinda. Ariko ngaho kikurashe kirahashwanyuza nyine uburyo kirasamo. Urumva? Ntabwo kirasa nka rwa rusasu rumwe rwinjira mu muntu, ahubwo kirasa ibintu bimeze nk'amagorori bikagenda byinjira mu mubiri. Ku buryo no kugira ngo bakigukuremo barabihandura, no kuryo byinjira ari byinshi mu mubiri. Nibiko ibisasu byacyo biba benstaye. Nyuma yuko FDL yageze muri ibi bice by'iyi hasi za Gatoyi ndetse n'ibimgemba by'abatembo barimo, bacishije make kuko bari bazi yuko abatembo bazanye ibintu nibura byo navuga byo kuzamura intugu. Abo batembo bashobora kubagwa nabi. Kandi ikindi none abatembo bari babadominiye kuko bari benshi, bari majorite, nibo bari banci kurusha FDL mwabira bice. Urumva? Babona yuko rero baramutse bavuze ngo bagiye kubategeka nkuko bari bategekaga hano za Rucuro, ibintu bitakunda. Ahubwo bagira ute baricara baratuza barahinga baba nk'abaturage. Ni nyuma yuko rero bamenye yuko hari FDL nyinshi rwose ngo ziryamanye imbunda mwabira bice, ariko zabuze aho zinyagamburira rwose, ngo bagize gutya barabakumura babazana Numbi baravuga ati ngaho ni mwisuganye nimurangiza mujye kwicara hariya za Buganga, nimugera Buganga rwose mugende mudufashe urugamba hariya, dore ko urugamba rwabaye imberenge, wazarinda baradutengushye yewe n'imbonera kure, wenda mwebwe hari icyo mwakora. Ubu rero ngo kakaba bamaze kugera hariya muri Minova, ubwo reka dutegereze turebe nimba wenda hari icyo baraza gukora fighter. Ariko simpamya yuko hari kidasanzwe bazanye, kuko naho ubundi twagiye twumva FDL riri
M23 yagiye ikubita umusubirizo umufererezo uretse impamya yuko wenda hari kidasanzwe bagiye kuzana ku buryo twakwitega yuko uriya muhanda noneho waba ugiye gufungurwa. ntacyo ni ugutawaranje ibyo bita gutawaranje sina amakosa rero ngira ngo tureka mbabwire ku bijyanye inama ya M23 iri guteganywa rwose igomba kuba ku munsi w'ejo. Iyi nama nari nayibabwiye mu minsi yashize ndababwira nti rwose iyi nama igomba kuba ni inama ishobora kubera ahantu habiri ariko ntabwo turi buze kubabwira ngo nihe. Ishobora kubera ahantu bita za Cyanzu cyangwa se ikabera za Bunagana. Ubwo aho hantu habiri niho inama ishobora kuza kubera. Iyi nama rero ikaba irahuza abofisiye bose ba M23. Nyuma y'iyi nama rero ariko na FARDC amaze iminsi bari gukora amanama bivuga ko bavuye no mu mahugurwa wa komandazi b'urugamba. Nyuma y'iyi nama mwitege ko hagiye kuba ikintu cyitwa imiripupu. Mugarava rero ni imiripuko nyine ubwo murabyumva. Ariko ku rundi ruhande iyi mirwano igiye kuba sinamako iraza gusiga ikoze ikintu kiremereye cyane. Birashoboka sinzi ntabwo sinamakosa ntabwo nabyemeza 100%. Ariko gahunda ya papa sini yayindi. Sinzi umuvandimwe arayampamagaye. Hari umuvandimwe wanje hari i Kigali. Yambwiye ati Fighter ko ni kuvaga abanyamakuru bose ngo bazamutse ngo bageza Rubavu ngo Goma ngo bishobora kwa ngo byakaze ngo bigiye gufatwa ngo bimeze bite. None se bari kukubwira ngo uzamuke nawe ugiye gufata Goma. Nawe ugiye gufata Goma. Ariko Faye kanze nkubyiza ukuri. Wenda singiye guhinyura abo bagiye Goma ngo bagiye gutegereza. Ni Rubavu. Bagira Rubavu gutegereza gufatwa kwa Goma hafi wagira ngo nabo baraba bayifata. Ngiye Faye buri hari abantu bajya bitiranya ibintu. Buri intambara muri Kongo hari abajya bagira ngo umukino w'umupira. Urabona umukino w'umupira ni ugira abafana none kuko ukaba wizeye yuko isana y'igitego barakinagamo. Uzi ko ushobora kuba wabyukanye na Rwangendanye barasa ukagira umwaka uri kwiyahura ngo ugiye ngo gushaka views ngo ngiri gufatwa ugasanga rirakwahuranyije. Reka ze nkubwire Faye ngo ngiye gufatwa ngo bagiye ngira Rubavu. Kanze nkubwire biri serious. Oya icyo nshatse vuga ngiki kandi abari guhunga wewe Yuzi zizarikora ndakora. Uzi icyo nshatse kuvuga se? Nuko icyo nshatse kuvuga igigoma ari kuvuga gutya. Kanze n'abakunzi ba Eugene Official mbamara impungenge. Iyi Goma ntago izafatwa mbere ya Sake Moshere. Nuko abantu batazi bira bice ngo bamenye strategy cyangwa technique bashobora gukoresha. Nose urafata Goma Sake kirimo Minova inzira zarafunzwe ukeka se ko bari abasirikare bari muri Sake bazanyura hehe. Karabano bitiranye ibi. Je babwira. Sobanura mutaramu rwose habuze gatarega ngo yarasigiye gukora ikiganiro cya nyuma ni mu bujoro gahita Rubavu. Gahita zamu. Reka nze mubyiye. Uretse bose burabara abantu bagize gutyo urabone tuba turi matariki meza. Ugasanga twabonetse babonye katuru kudufaranga agabatereka akabanza kuharara no mazi akajya aragenda acubira ava mu kiganiro arusha itacubira. Wenda n'urugero ngiye kubahereza. Kandi Fighter nabo bagiye kubareba ngo bagiye ngo gufata Goma. Fighter urugamba Goma bagira icyo bita strategy y'urugamba. Iyi Sake irimo FARDC ndetse na SADC yo na Wazalendo yewe na Moniskiriyo. Ni guturajya kumbwira ngo ugiye kwinjira muri go muturutse Kibumba. Imirwano yo muri iki kibaya pe ari ukuvuga iby'imirwano byo rwose nabyemeza byo wenda nibura nka 80%. Nimyiteguro biragaragara ko bashobora gutangira kubombaridana. Arega none ariko kwinjira Goma. Umva n'ikindi. Arega umva n'ikindi. Uzi yuko kuvaho M23 iri hari hejuru za Kanyamahoro kugira ngo winjire muri Goma ko harimo ibirometero n'ibirometero. Ni byinshi. M23 uyu mujyi wa Goma usibye ko ariko nabo ntabwo nabarenganya babiterwa nabo bari mu mujyi wa Goma bo barapanitse bazi ko ngo byarangiye. Reka bapanikene abasirikare ba FARDC buri parade ya mu gitondo
barababwira bati munyaboneka muryame muri mwirwe mucunge mube muri menge fayi hati 23 iraje uzi kugira ngo byumve neza uza ku gitutu kugira ngo bahore bafite ubwo bahangayitse ngo iraje ngo bahora bakanuye fayita ikintu nshatse kubwira abantu batazi wenda na systeme hariya irimo kugira ngo bamenye naho na distance iri aho M23 iri kujya muri Goma nibura abantu bari hara kwa Madimba n'abari mu makawa nibo begereye Goma gusumbya umuntu uri hano mu kibaya uzi ko bavuze ngo bagiye ubu tuvana yo 23 tuvuze iti turamanutse tugiye kujya Goma iturutse hano mu kibaya uzi ko ishobora nkurikije umuvuduko barwanaho byabasaba nk'umunsi ubwo ni iminsi 2 ni iminsi 2 rega yagera bari kurwana ibira birometero kugira ngo bashwanyaguze ibirindiro biri hano mu nkengero nibura ntago byabafata iminsi iri munsi y'ibiri rwose none weho ngugiye kubategereza ngo ejo ngo cyabo ejo ndi ngara bageze ayinya banyuze Sake byashoboka umunsi umwe kuri wa muvuduko wabo Sake nakubwiye ko impamvu batanyuramo n'imwe ntabwo M23 yakwataka inyuze mu muhanda uyu muhanda bashobora no kutega nk'ibisasu kandi mwizi nkengero z'umuhanda nababye ko habamwe icyo bita amazuku urumva hari amazuku nta muntu yanyuramo yo yonyine nicyo bita mbese ni nk'ikintu giproteje umujyi wa Goma none urumva ushaka kujyamo ugasanga ushaka kujyamo ukabeke bita maguma ukumva iki nacyo rero nanone ntabwo twakirengagiza twababye yuko nibura inzira nziza ishoboka ni mu kibaya cyangwa bakamanuka hano za Rusayo yewe na hano Sake indi nzira yashoboka nziza ni uko bafata Bweremana bakinjira Minova bakinjira Chade urumva bagahita bafata amato akabazana hehe hano za Bugurube urumva bagera no za Bugurube bagahita wageza hano Bugurube nibura hariho espace no ya mu mazi ni nk'iminota 5 kugira ngo ube wambutse he hakurya indi nzira nibura yaba yoroshe cyane kuruta uko banyura Sake nuko bafata Bweremana bagafata Minova bakazamuka hano za Chade za Budondo na za Chade urumva none bagahita bafata ubwato bagasora hano za Bugurube ukumva bagira ngo binjire noneho muri Goma bayiturutse hano mu nkambi urumva yahangaha Burengo ahangaha byakoroha kurusha uko banyura hano muri Sake banyura kuri ibi ara habaga ibirindiro by'Abarusiya ubwo ryo nababwiraga ngo abantu bari hafi y'umujyi wa Goma ku ruhande rwa M23 nabari ara mu makawa ndetse nara ku rupangu hara mu Kimoka nibo bari hantu hafi kuruta bari hano mu kibaya za ku mabere y'inkumi yewe na za Kanyamahoro ariko narindi kukubwira rero kugira mu mujyi wa Goma ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo wavuga ngo urahita winjira uko wishakirega namo harimo abasirikare twumva chef derere twumva abamercenaires harimo ingabo nyinshi cyane bakubwira ko abasirikare aribo benshi kurusha abaturage ku buryo rero bishobora nabo kuzatwara izindi mbaraga nyinshi kuri M23 ntabwo wahita uvuga ngo ugiye guhita uvuga ngo M23 ni maruka ngizahita yinjiramo nayo izahura n'urugamba ruremeye nuvuga ngo bari muri process yego nibyo nanone ntabwo tuvuge ko uyu mujyi wa Goma batawugerereye bari muri process ariko icyo dushatse guca cyangwa se gukuraho no kumva ko ngo bari barajya muri ngo doke ngo barahita bajya muri ngo barahita bamanuka bagere mu mujyi wa Goma direct nk'ubu uvuze ngo ugiye ngo Gisenyi ngo utegereze ngo igihe bazazira bamaze sinamezi 5 bataraza kwa kuntu umuntu ategereza yarangiza yarambirwa agasubira iyo yaturutse nk'umuntu wavuze ngo ngiye ko bategereza ari umunyakigali ubwo azagaruka Kigali ari kuvuga ngo narategereje none narahebye abari kubisobanurira abande ni bande bazaba bamubajije abo yabyeyi ukagiye ntago mbazi ntago nza banagiyeyo ntabo nzi usibye ko yambwiye ngo bari kumuhamagara ngo bandi ngo benshi ngo bagiye n'umutaramo ni mu mwanya wanje ubwo nyine hari abandi ati ko abantu bari kuvuga ngo bazamutse ngo biki niki ubwo n'inkuru bari gukora ubwo urumva nawe nabonye ariza ari kugenda ko aravuga ati bimeze gutya ati ibintu nk'ibyo byagoma ati bimeze bite abwiye nti rero wowe nibijya kugira ahantu bishyuha bye mbona rwose umwana ari mu matako aho umwana rira nyina ntiyumve umwana ageze mu matako ndabona inje uzakwihera sinyare nzakwibwira nti noneho zamuka niba wumva rwose ushaka kugira ngo nawe niba urinjira hari icyo uri bubafashe zamuka urugamba katari filime uzi ngo ni bya bindi bya filime mureba abandi hari hahunga wowe ugiye niko ubwo uramutse we na bari perida
uramutse uhuye na bari peridi havuga ko rwose ariko yaze fight aho umusirikare kabongera karakica aho umusirikare agera akirukanka nk'umunyamakuru ngo ugiye guhengereza ariko ngakarapfa kabongera karakica uko niko bimeze fight rero hari n'amajwi naguhaye ngo hari akandi gace twari tuzi ko muri Kivu y'amajyaruguru ariho hari imirwano gusa ndetse bazarenda aribo bari kugenda basubiranamo ariko hari ahandi bita muri Kindu rwose naho abazarendo batangiye gusubiranamo yewe n'abaturage batangiye guhunga reka nze mwiyumvire ngo ubwo buce ari amajwi abiri se ndamenya ari yose namwe yashyireho Bonsoir watoto wa Mulu. Bonsoir watoto wa sektere ya Mulu. Kadiri tulitoka kuwakoneza mpaka saa hii kote ya Avenue Mundenga kule masasi kuinalia kati ya wazalendo na wazalendo. Tuye kama ni raia bati yote banaingia manyumba. Bati yote biko manyumba sasa hii. Wachache tunjo yuko atembea mbarabara. Na ndio maana mko pale Kindu, wale benye kupatikana Kindu Kasongo. Mwese kuverifie. Tuliwaambia kama Bikenge biko mwa security, ona vile batu wanahangaika mwingine mpaka sasa niko namwambia batu mwingine biko wanakimbia, biko wanaingia manyumba bayo bende mpori wakati ya magharibi. Ndio tulimwambia watoto ya sekta ya Mulu, mazee mko pale Kindu. Mufikishe habari kwa gavana na kwa Makonga Foreman. Batu wanakosa je amani hapa kwa mwingine wa Bikenge. Ile masasi atujue ni bao peke ndio biko wanapigana, atujue kama wanapiga ni baraia. Verification tu yafanya uhakika wa maneno mtaupata baadaye. Tungali tunaangalia kwanza situation kisi itapita. Mwingine kwa mdebadande mpaka sasa niko namwambia. Magharibi njema, asante mtume masikio na mtafute masource mengine independent nitampatia situation kwa kirefu. Yes, fighter rero uri kumva yuko rwose byose na hamwe ariko urukumva yuko hano muri Kindu naho ngo bazarendo basubiranyemo amasasu aravuza ubuhuha urumva ko rwose Kongo iragiraniwe ikintu haryo ubwo haherereye Kindu nayo muri Kindu irire hamwe na za Maniema nebyo muri Maniema aho naho urumva ko byatangiye guhindura isura Kindu ni muri za Maniema urumva ko rero naho ibintu byamaze guhindura isura ngo bazarendo noneho nibo bari gusubiranamo dore yuko ngo n'amasasu rwose arimo aravuza ubuhuha inkuru tugiye gusorezaho sina makosa ariko se ko mbona ufite inkuru nyinshi yes reka no to update ngende nubagizaho kuvuga kuri izi drone biri kwa ko ngabashirwa ngo bagiye kongera guha drone zigera kuri 3 za CHC4 za donc ngo FARDC yari yarakoze commande ya drone zigera mu 9 kwikubitira abaha drone 3 none bagiye kubasubira basubira izindi 3 amakuru akava ko ngo bagiye kubongera izindi 3 kugira ngo commande yabo irangiye ya nibazibahereza ubwo nazo nizize zigiye aho izindi zagiye rwose kuko ntago mpamya yuko arizo zigiye kuba zifite ubudahangarwa burenze izo babahaye mbere urumva ko izo drone ubwo nizibiramuka zaje naho ibintu birongera bifata indi sura sira ko ngaho soza ku nkuru yawe ndi gusoza turasimbukira Masisi rwose aho bitanya Kajanga muri ijoro ryakeye noko hari aba bandi bagerageje gutega abamotari babatera n'ibyuma ni nyuma yuko ngo bari bitwaje intwaro rwose hano za Nyakajanga ndetse babaka amafaranga yo bari bamaze gukora dore ko bari baturutse mu bice bya za Rubaya ahanga rero ngo M23 ubwo abacunga umutekano bayo hariya mu bice bya za Nyakajanga yewe na bahara mu bice aho bita ku Kivumu rwose ngo haba hari umutekano mukeya cyane bari kugira ngo barebe ukuntu bajya bahakorera patrouille nibura izi ngegera cyangwa se izi mayibobo bakagenda bazihiga ni nyuma yuko rero ngo bagiye guhiga aba bantu dore ko babakeka ko ari abo muri ibi bice bya hariya za Kinduzi. Turasimbukira kagusa aho bita Cyandarama abagabo bagera kuri 2 bahano za Cyandarama bamaze gutabwa mu mvuto nyuma yuko basanze rwose batunze imbunda kandi ari abasiviliyani bakabati nubundi mwebwe barabatubye rwose hano za Cyandarama muri abantu batunga imbunda mu buryo butemewe ni nyuma yuko ngo abagabo bagiraga gutya bakitwikira ijoro bakambuka kugeza Rumeneti bakajya kwiba inka z'abaturage barangiza bakaziremesha isoko za Gasheberi abagabo nabo uko ari 2 bakaba bamaze gukacirwa ubu ngubu M23 ikaba iri kubahata ibibazo hariya za Kagusa ariko amakuru mfite nuko bidashobora kurangirira hangaha
ahubwo bashobora kwamanura igicanga bakajya gukurikiranwa dore ngo ko bari bamaze iminsi rwose barazengereje abaturage hariya mwabira bice bagenda biba inka z'abaturage fighter. Yes, sinema kongera ngo twasoreza ahangaha tugashimira abantu badukurikiye babanye natwe kuva mu kiganiro cyangwa se amakuru ku munota wa mbere kugeza kuri umunota wa nyuma. Mwakoze kubana natwe muri abantu b'abagabo turabakunda cyane, like na share ni ingenzi. Asante sana, wakoze cyane fighter. Ciao. Ciao.